uciye ku nkombe akana karagucitse ugiye wenyine. Ibyo bisigura ko mu buryo bwa mpemu ugomba gufata umwanya ugasenga Imana kandi ukegera Imana ikabana nawe. Uwo numwe shubije mu batwandikiye ngo bwari uburyarya yarakuzana ko biravuze ngo inzoka igira ubucakuri kanayigaragaza. Rero iyo kenshi na kenshi ugenda ukora icyo kintu kibona, izo ndabo yaguhaye zirimo ziravuga iki? Zirimo ziravuga ngo ni uburyo ki wowe ubwawe n'inzira urimo yawe arimo arakubeshya ubuzima, kandi wibuke ko hari ibintu wigeze kumubwira urangije ubyumva hanze akubwira ko atabivuze. Ndabashuhuje cyane Nshuti z'Imana bakunze ubumwe bwabera Ministries yahoze ari TUT. Ndabaramukije mwese, mugire amahoro n'imigisha y'Imana. Imana nyiricyubahiro, nyir'ubutware, nyir'imbaraga, nyir'ubushobozi, nyir'ukurema, nyir'ugukomera, nyir'ugutabara. Ndagushimiye data kumwe natwe muri byose, kandi udufasha ku manywa na nijoro, ube tubenga bidukingira. Kandi Kristo tuzi neza ko byose fatanya tuzana ibyiza hamwe n'abahamagawe. Ngaho bana natwe muri kino kiganiro dukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Shalom shalom Nshuti zanjye, nagira ngo mbasuhuze mbabwira ngo Imana ibampera umugisha. Nongera kubiseguraho ko umunsi w'ejo mutabonye ikiganiro si impamvu zanturutseho, ni impamvu zitandukanye zinyuranye. Muri buno buzima duca mu bintu byinshi cyane, ariko nta warenganya umuntu ko bitamukundiye, ariko nuko byagenze. Gusa turashima Imana, birakunze. Hanyuma Yesu abampera umugisha mu izina rya Yesu. Nshimira uwo muntu umwe witwa Nyandwi Imakire, mu gihugu arimo sinkivuga. Imana imuha umugisha kungaye ikomeye, yatumye byongera kugenda neza, nubwo bitaragenda neza nkuko tubyifuza, ariko Imana iracyari mu ruhande rwacu. Hanyuma Imana ibampera umugisha. Ndagushimiye cyane cyane Imakire. Imana iguhe umugisha Nyandwi ndetse n'abana be bose, kandi Imana ikumvire, Imana iguhezagire, kuko wagize umwete n'uruhare urigomwa muri bike byashobokaga. Nubwo dutegereje ko ibindi bigenda neza, ariko uri umuntu mwiza, uri umuntu w'Imana n'abantu b'Imana, bitumye abera bongera kubona kino kiganiro. Imana igumisha mu izina rya Yesu. Nongeye kubashimira cyane, rero mvuga ngo nimukomere kandi muhabwe umugisha n'Imana. Byukuri mu minsi itambutse twarimo dusobanura ku bisubizo by'abantu batabaza ku nzozi, ariko bituma hari dusanga tugenda dukererwa ko ngomba kuvuga ibintu byinshi kandi bishoboka. Twe tukiri ku mbeba, ntituragera ku nkoko, ntituragera ku mbwa, ntituragera ku ihene, ntabwo turagera ku muntu, ntituragera ku biti, ntituragera ku nyanja, ntituragera ku mazi, ntituragera ku mugore, ntituragera ku mugabo, ntituragera ku biti. Hari byinshi tugomba kuvuga, noneho no kuba urota inyenyeri, ukwezi bikwikubita imbere, simbi ku misozi, ni ibintu byinshi. Ariko nongere nkubwire ngo mu mvugo y'Imana, mu mvugo y'uburyo Imana igenda ivugamo, hakubiyemo n'ikintu kimwe cy'uko Imana ivugana n'abantu bayo mu nzozi. Rero Imana ibampera umugisha, bakora comment, bakora share, bakora ibintu byose mba mbibona, abahamagara mwese ndabashimiye. Hari abanyandikiye abandi ndiyo basubize, ariko mbwiye ngo usubirize mu gikari, ngusubiriza mu gikari. Iyo utambwiye ko mbikora ngusubiriza ku mugaragaro. Nagira ngo mbere yuko mbasubiza ibibazo tubanze dutekereze, noneho turebe, twibaze, dutekereze kuri ubuyerekwa. Nayo nkubwire ngo nta yindi nzira, yenda hari inzira y'abahanuzi, hari inzira y'ubuhanuzi, hari inzira yo kwerekwa, hari inzira y'ibindi, ariko nabwiye yuko byo kandi zigira akamaro pe, zigira akamaro mu buryo bukomeye, no kurondora n'ibindi. Ni impano nziza abantu bahawe, ariko hari imwe yo yahawe umuntu uwo ari we wese, ahaba hose nuko ari hose. Nongere mbigarukemo ngo za nzozi zawe uyezitesha agaciro, za nzozi zana inshuti agaciro, ko inzozi zo nuko ubusinziriye ugashyirwaho karoti, ikintu kandi ushobora kuba wakibutse cyangwa wakibagiwe, ariko ntibikuraho ko wavuze kandi Imana yakumvise. Nagira ngo rero tugendane ahantu hasobanukirwe. Ni byinshi uzarota, rimwe uzarota uri kurya inyama, ubundi uri kurya inyama zokeje, urya inyama zitogosheje, ubundi ubona ngo inyama mbisi, ubundi ubone baranazikwimye. Ibyo byose iyo ugiye kubireba ni uburyo ki Imana ivugana na buri muntu uwo ari we wese, kuko Imana yo ntirobanura ku butoni, ntivuga ko wayivugije aho ngaho, iganiriza buri muntu, kuko nubwo waba uri umwana wananiye umubyeyi ntiyakwirukana. Rero inzozi ni ngombwa ko ziza, ni kimwe kuri bose. Rero ndabashimiye mwese abakomeje gukurikirana ubumwe bw'abera Ministries, ubumwe bw'abera, aho duhurira tukaganira muri iyi minsi 120. Rero uyu munsi wa none tugeze ku munsi muze kubaza kubandikiraho, kuko ni byiza ko dusobanukirwa ibi bintu byose uko bimeze. Turasubiza ibibazo bitandukanye by'abantu byinshi bagiye batubaza, hanyuma kugira ngo
icyiciro kindi kizakurikiraho noneho twinjire muri gahunda neza, ngira ngo ibisubizo byose bizanza bisubizaho nyuma. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Rero iyo twitegereje neza tukareba ku cyitwa inzozi, nk'uko hano turi kureba, nyamubwire nyine turebe se tubigende tugeze ku munsi wa 12, ubwo twagomba kujya umunsi wa 12 ejo ntibyadukunda, ariko biradukundiye. Rero ku bibazo byinshi mwagiye mwibaza, mwagiye mutekereza, ntabwo umuntu yabisubiriza icyarimwe, ahubwo nzajya ngira umunsi wo kubisubiza, yenda umunsi w'ikibazo kimwe, ariko uyu munsi muri hangana mbirangize ku munsi wa 12, aho turi kureba kwanza ku mpamvu nyinshi z'abantu barose, aberekwa, babona ibintu bitandukanye. Hano nzanabwira ukuntu ntabibona ijwi ry'Imana, aho Imana ivugana nawe bucece kandi mwibanga. Imana ibahe umugisha. Rero nagira ngo mpere ku bamunyandikiye batambwiyeho mbinyuza, ariko bakansobanura. Ndashaka kuri uyu muntu umwe muvandimwe uri Burundi yanyandikiye arambwira ngo nabonye nimero yanyu, arasobanura narose mabukwe aza kunyiba telefone ndyamye, turayiniganira igiye gukoroka kuri sima, ndayisama sinasubira kumubona. Ndagushuje we mwene muvandimwe uri Burundi, ntago ndivuge nimero yawe gusa, arikirwa n'169 ubwo yumvise uwo nguwo. Kuba wararose urwanya telefone na nyoko bukwe agusanze mu cyumba uryamye, biravuze ngo Imana yagushiraga yuko ugomba kwirinda ko Satani ashobora guteranya uko bukwe agakupa ibiganiro byawe n'umugabo wawe mu buryo busanzwe, akakwinjira mu buzima, kuko tuzi ko ariho na ba nyirabukwe basenya ingo z'abana babo bitewe n'impamvu runaka. Wongera andika ngo undi munsi mbona ndyamye ku ntebe muri salo, ariko anyigana ingene mba nandika muri telefone, mbona andyanye ijisho ribi, mbona ndavye ijisho ribi, nca ndamusohora mu nzu. Reka subiremo gusoma ikirundi ntaho byoroshye. Ubundi munsi mbona aryamye ku ntebe muri salo, ariko anyigana ingene mba nandika muri fone, mbona andavye ijisho ribi, nca ndamusohora mu nzu. Nyine urumva arimo arakwigana nyine gukora, arimo aramenya urimo arakwiga. Wamusohoye gute? Ahubwo ni ukubitwara gake gake, makumusora umutima, arimo arakwigana nyine, ugomba kumenya uko ugira ubwenge. Yego ngo ashaka kunkubita, ndamushikanye mu rupangu, mbona ahantu hari ibiti, ndagitora ndamukubita, aca yiruka asohoka muri portail afise ishavu nyinshi ya mu maso, afise ubwoba cyane, ndasubira mu nzu. Aha hantu ntabwo ari nyoko bukwe by'ukuri, nta nubwo ari nyoko bukwe nk'uko bivuga aha ngaha, ahubwo ni Satani yambaye iyo shusho. Noneho Imana iguhishurira ibirimwo bikorwa, ukwiye gusenga ukigira hafi kugira ngo Imana ikubohore ibyo bintu. Yego kandi icyo nzi cyo uzanasanga hari ingorane ashobora kubashyira hagati n'umugabo wawe, ariko wihangane. Arongera arandika ngo shana umupasiteri, muzonsiguriza inzozi zanteye ubwoba cyane. Nabonye ndiko ndagenda mwibarabara, ndi kumwe n'akana gato ntazi, ariko hamashika ahantu mpura n'inka ije ngo duhure inseke cyangwa insekure cyangwa inkubiti ihembe. Hanyuma ahantu imvura yari nyinshi, yari hejeje kugwa, ncambwira ko kana ngo twiruke iyo nka ntiduseke cyangwa ntitwice. Nje niruka hejuru y'inkombe, kakana kiruka gasubira inyuma. Hama hejuru y'inkombe nahaciye hari umwanda, ndatinya guhonyora, mbona nambaye ibirato bifise taro nk'iya bonini, ndashobora kuharengana atamwanda unkoze ko. Hama nyuma y'inkombe nasanze y'amazi menshi, nkaronderaho mpagarara, ndaharonka, ariko iruhande rwayo mpagaze y'amazi menshi, ndarindira rakama, ndaronka ingene nsubira mwibarabara. Nshitse mwibarabara, donc mu muhanda nk'uko mwe mubivuga, mbona imbere y'amazi menshi umenga n'uruzi amanuka ajya hepfo yibarabara, atembera mu ruzi. Ndarindira ngo akame, nca mbona arakamye, ngenda niruka mponyora mu tubuye twinshi duto, umenga ni kariyeri. Insindagiye mu muhanda, nezerwa nta mazi akozeho ku birenge, sore bibaye byinshi,
munyihanganiye nasabye imbabazi murakoze. Nawe warakoze ro kutwandikira ni wa undi ndi gusubiza cyambere ko kana gato utaruzi ntibavuze niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Yaza kuba umuhungu mbakubwiye wari we icyo nzi cy'umwana asobanura umwuka wera. Ibindi bisigaye urumva uri muri gendera ntabwo uri kujyana n'umwuka wera, uri muri rukanka bagombye kujyana n'umwuka wera w'Imana kuko yanka ntituzi ngo yakurikiye umwana gusa, we ntituzi nawe wagiye hehe ko yanga kwica, ariko nuvuga ngo urakwiye ko ubana n'Imana mu bintu ukora. Ibi byose urimo kumbwira amazi akuzuranye ubura uko wambuka uca hejuru ya wa mwanda, urumva bidakugoye, wociye mu nzira mbi cyane, uciye ku nkomba kana karagucitse ugiye wenyine. Ibyo bisigura ko mu buryo bwa mpemu ugomba gufata umwanya ugasenga Imana kandi ukegera Imana ikabana nawe. Uwo numwe shubije mu batwandikiye ari i Burundi, Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ndagira ngo namenye ko mbasubiza uyu munsi wa none kuri ko mwabifuze. Iyo umuntu yagusabye ikintu urakimukorera, si we wenyine gusa, hari undi nawe nimero yanyandikiye irambwira ngo waramutse Revera, ntaribagirwa inzozi narose, nashaka kukubaza ubusobanuro. Narose ndi kumwe n'inshuti yanjye yitwa tatatata simuvuga ndahihoreye, hamwe na mukuru wanjye tubyina, bisa nkaho ari competition mu minsi mikuru, ariko twe batatu baduhitamo. Biravuga iki? Muravuze ngo tatata siko yitwa, ahubwo nanze kuvuga izina ry'uwo muntu kuko si byiza ko tuvuga amazina y'umuntu hano kuri urubuga ngo bamumenye. Rero we nshuti yanjye utuye i Kigali kandi tuziranye, ndagira ngo ubwire ijambo icyo risobanura. Mwari muri competition mubyina banyuramo, biravuze ngo wowe n'abavandimwe n'uwo muntu inshuti yawe Imana ibahaye intsinzi mu byo mwakoraga. Nuvuga ngo mu marushanwa mwari murimo Imana irabanesheje batsindiye ko kwari ukubyina kandi babatora ngo mutabye mwebwe muri izo competition. Ni intsinzi igiye mu kiganza cyawe n'abavandimwe bawe, ndumva ari ibintu byiza warose. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero turacyakomeza, turacyakomeza dusubiza abantu ko numvise ari bwo buryo ndi buhitemo. Gusa umuntu waramutse wibeshya akandika ntacyo ndi bubivugeho, wampaye audio ntabwo nyivugaho, ndatuza nceceke. Imana iguha umugisha. Hari undi rero umuntu nawe warose ibintu bikomeye nawe arabimbwira. Imana ibaha umugisha. Niba bimaze kubona, hari undi wanyandikiye arambwira ngo narose mbona imbeba, injangwe ngo inkoko yafashe imbeba mu kwanga igenda yizengurutsa muri saro. Urumva ayize imbeba, nuba ngo sinyetse ubwo nuba ngo hari inkoko nayo kandi uzi ikunda kure ko nabasobanuriye ngo igenda yizengurutsa muri saro hose. Rero urumva watari nyatsi nyine ni nyatsi, ariko izango nayo nkoko itaha mu rugo. Nabwo inkoko isobanura akenshi mu baturage bo muri Afrika inkoko zabaga mu rugo rw'umuntu, apana zirabaho za kijyambere. Bivuze ngo izo nkoko kubona izanye iyo mbeba mu nzu, bivuze ngo Satani azanyatsi mu rugo rwawe muri stoke, nta hantu na hamwe asize, nta naharetse, aho hose arahakoze. Imana ikugire neza cyane. Undi muntu nawe wanyandikiye nawe afite nimero, ni umuntu uri mu gihugu runaka, nawe arambwira ngo narose mabukwa ngaburira inyama mbisi. Kirakomeye. Ariko nyoko bukwe umbwira ko ngo atari we wazizanye, ngo ahubwo zari zatangwa n'undi muntu w'umuturanyi, ngo wakuzanira atarebye uko zimeze imbere, ngo uranje upfundiye ngo kuki ngo wamanyama zidahiye, ngo uramubwira ngo oya, ngo urakubwira ngo ntiyarazi ko ariko bimeze ko bazitetse. Reka nkubwize ukuri, uwo muntu ni urupfu rurimo uburozi, ni urupfu rw'ibintu bitekwa, ni inyama mbisi zitanatetswe. Uwo muntu yahaye nyoko bukwe, bivuga ngo rero ntabwo ari we biriho, ahubwo sengera nyoko bukwe, kubera ko sengera umubyeyi, kubera ko byanga byakunda Satani agiye kuzana urwango abateranye hagati aho ngaho kandi bagore. Murakoze cyane. Undi arambwira ngo yarose umugore yambaye ishati y'umugabo we. Mada wowe nushaka afata iminsi 3 usenge, kera umugabo yaragiye baramutwaye ko warabirose urabinota ngo kandi uwo munsi birota abwira ko yagiye mu kazi adahari. Urangije uryamye ubona ngo umugore yambaye ishati y'umugabo wawe, kandi uwo mugore uranamuzi, uzi n'isura ngo uyifata nk'ipfuye, nta nubwo nabitekerezaho, ariko bwaranakera ku telefone rubwe arakuvugisha. Bivuze rero ngo nushaka kura y'amaso tangira usenge, kera umugabo yaragiye mu bitekerezo ko warose yambaye ishati y'umugabo kandi umugabo yagiye ukazi.
ndetse ntiwaye agaciro kubera ko ngo wavuze ngo umugabo wa umugore wawe uwo mugore ngo ni inshuti yawe. Icyo rero ni ikintu kibi cyane, ni ikintu giteye ubwoba ko yamaze kwambara umwambaro w'umugabo wawe. Imana igutabare kandi Imana ikurengere. Hari undi mugabo n'abashiritse ubwo barampamagara, arambwira ngo yarose abona umumotari bano batwara za moto ngo ahetse umugore we ngo kandi amutwaye amasaha akarenga, abona akavumbi karirenga, yahamagara umugore ntiyitabe. Mugabo rero Imana yakuganirije, iyo saha uzabe maso urebe, hari imikino uwo mugore arimo akina atakubwiye, hari ahandi arimo ajya atakubwiye, hari n'ahandi ajya atakubwira ko hari ibyo arimo akora binyegeje bihishe, ariko Imana yabigushe nuko utabirebaga. Nagira ngo nkubwire ngo nayo ngo wagiye umuntu akohereza kuzitura ihene ngo uyirukanka nazo zirakunanira, urazirukanka zirakunanira. Ubundi ihene zikwirukankana byasobanura ko uri umuhehe. Saro ko uzirukankana ntunazifate, bisobanura ko muri wowe ufite imbaraga zo gucyaha uburaya n'ubusinzi, n'ubwo buraya bwawe n'ubuhehe. Sinagiye mbwira umugabo we wowe utuye Igitarama nkubwire ngo komera ku ijambo wavuze, komeza wirukanizo neza ikuzo. Ko yuza ko uri kuzizirika bivuze ngo wari uziritse hirari, kandi bigaragara ko ufitemo karande y'ubusambanyi kuko wayikomoye ku babyeyi bawe, ndetse uranabizi ko ufite n'umwana umwe nawe akora ingeso y'ubusambanyi. Nubwo abantu batabizi ariko bamaze kubibona no kumubarira byaranze kandi byarakugoye kandi byarakuruhije. Ndagira ngo nsubize no mubyeyi nanone wo muri Canada, nawe wambwiye ukuntu yarose abona umwana mu cyumba cye harimo imyotsi myinshi cyane. Nkubwire ngo kera umwana yaragusize, kera atangiye ibiyobyabwenge arimo arabitumura, nubwo ubona mujyana ku rusengero ariko umwana yaragiye already, ariko ntabwo yagiye burundu. Hari imbaraga z'Imana zagufasha kugera ku ntsinzi, zagufasha gukomeza, zagufasha kwiyubaka, zakugeza kuri kare hashoboka kandi Imana ikagutabara. Turacyari kumwe. Iyi ngiyi ni televiziyo mukunda yacu yitwa Ubumwe bw'Abera Ministries, aho tuguha amakuru yose ajyanye n'icyo urimo usaba uyu munsi wa none. Hanyuma hari undi muntu twaganiriye cyane, abakobwa mukunda gutega ibitambaro, kireka hakonje mugatega ingofero, ariko uzi ko wambwiye ngo warose ubona umuntu akwambura ingofero kandi mwari muri iveri cyane, ngo urakonja, wibaza impamvu ngo uyimwatsara nayikwima. Reka nkubwize ukuri, wananiwe guhitamo, kandi abo bantu babiri mwagiye kuzakwambura agakiza wari ufite. Ingofero isobanura agakiza kandi harakonje, arimo arakwiziza urukundo rudahari, arashaka gukure mu gakiza wari wifitiye. Nurangiza umare kugwa noneho ubure byose, akwambure wa mugisha, gumana ingofero y'agakiza wari wambaye, kuko umunsi yakuvuyemo byarangiye. Uwo muntu muri kumwe na mugenzi we, umwe muri arimo aragushuka, nta rukundo agufitiye, no kugira ngo uve mu gakiza kandi ugende urangize kandi bikugore. Undi yarambwiye ngo yarose imbwa zimurigata mu mugongo. Ariko Mana we, ndabizi ko abatuye muri Amerika, i Burayi, muri za Canada bari hehe, ndabizi ko imbwa mwazigize ikintu gikunzwe, ni nako kuri mbwira kunzwe rwose. Ariko ubundi imbwa ntimenya icyo bivuze niki. Menya ngo hari umwuka w'ubusambanyi mu muryango wanyu. Menya ngo hari umwuka, nubwo wifata, nubwo ugira gute, abagabo benshi baragukunda, baraguhamagara, ariko si urukundo bagukunda, ahubwo ni Satani wazanye ikintu cyo gutuma abahehesi n'abasambanyi n'abandi bose utinye ko n'ufite umugore arimo aragusaba ko mwaba inshuti kandi afite umugore. Bivuga ngo ni icyaha gikomeye cy'uko ubusambanyi burimo bukuza hafi ku bitabo abagabo basambanyi, kuko usambana n'abagabo basambana n'ubundi, usambana n'abasambanyi n'ubundi. Nivuga ngo mu yandi magambo, iyo utije abo bantu, izo mbwa zikurigata, ni ikimenyetso cyerekana ko wowe ubwawe urimo winjira muri situation itari nziza cyane, ahubwo igoye y'ubusambanyi, kandi irimo kwirukaho inyuma, hahandi ukwiye kwirinda kandi ukanirinda. Undi aranyandikira, ari mu Bufaransa, nimero ye ntabwo nyivuga, simvuga amazina. We ambwira ikintu gikomeye, yuko umuturanyi we yamuzaniye bouquet de fleurs cyangwa se indabo, amuzanira ikizingo cy'indabo, ariko wa muntu ngo agiye kubona abona indabiri, abona hagati mu ndabo, igihe amaze kwakira abona ngo harimo haragendamo akayoka gato cyane, ahita azikubita hasi arirukanka. Biravuze ngo umuntu waguhaye indabo ni indyarya. Ntabwo ari ururabo rw'urukundo, si ururabo rw'ineza, ahubwo ni kakayoka gato gasobanura ngo ni incakura, ni rwa rukundo agira agakwiyegereze, agushyire hafi ye, agushyire hafi bugufi bwe, akwereke bwa bushuti, akwereke bwa bumanzi, akwereke ko muri inshuti cyane, ariko by'ukuri nta kindi kintu agambiriye. Ni ukuvuga ngo nta kindi, ni uburyarya, arimo arakuryarya, si inshuti yawe. Izo ndabo Yesu uzitakaza kandi ujugunya hasi urirukanka. Bivuze rero ngo komera uburyarya bwe, wabumenye, nakuryarya ntukamubwire ikimenyetso ngiye kuguha wowe.
buri gihe akubaza amakuru yawe, ariko iyo umubajije yiwe ntacyo agusubiza. Buri gihe yifuza kumenya uwo mwajyanye, yifuza kumenya aho uri, yifuza kumenya ubuzima bwawe, yifuza kumenya ikintu urimo uganira, kuko yaguhaye ururabo rwiza cyane ariko rurimo akayoka gato kagendagenda, bisobanura ngo bwari uburyarya yarakuzana. Kuko biravuze ngo inzoka igira ubucakura ikanayigaragaza. Rero iyo kenshi na kenshi ugenda ukora icyo kintu ukibona, izo ndabo yaguhaye zirimo ziravuga iki? Zirimo ziravuga ngo ni uburyo ki wowe ubwawe n'inzira urimo yawe arimo arakubeshya ubuzima, kandi wibuke ko hari ibintu wigeze kumubwira urangije ubyumva hanze akubwira ko atabivuze. Reka iyo ndyarya, rekurana n'iyo ndyarya, egera Imana, Imana ikwihera umugisha mwinshi cyane. Ndagukunda cyane wowe uri aho ngaho. Ndacyaganira n'abantu b'Imana. Hari undi muntu wambajije mu gihugu kimwe cya Namibia, arambwira ngo yarose ngo ari mu kazu kabi cyane k'ibyatsi, ngo kandi ngo yinjiramo nta kambara afite nta niki. Ubundi akazu k'ibyatsi si ikibazo, ahubwo ikibazo wakinjiyemo gute. Ubundi harabona akazu k'ibyatsi nk'indaro y'abadayimoni cyangwa abantu yo gukora imihango ya kera, ariko nkubwire ngo ikintu kimwe, urangije ngo ujyamo wambaye inkweto, ngo nta nkweto wambaye, ariko hasanga umwijima mwinshi. Biravuze amagambo atatu: iwanyu kera barabandwaga, iwanyu baraterekeraga, kandi ibintu ntabwo urabyatura mu buzima. Ni ukuvuga ngo Imana yakweretse aho wagomba kujya, Satani yagutwara kushyireyo, ariko Imana igaruye ubuzima bwawe, Imana igaruye imibereho yawe, Imana ikwerenga bigukingira, kandi Imana inagutabaye kubera ko uri Imana iri mu ruhande rwawe. Ibi byose rero byari ibisubizo mwagiye mumbaza, ndetse hari undi muntu wambaje inshuti yanjye, nawe ntabwo ndi buvuge mu izina, we twaranaganiriye ariko numva ashaka kumusubiza. Rimwe ubwe yambwiye ko ubwe yagiye gusura abantu, n'abarozi n'abagome, kandi Imana yigihishura. Rimwe ngo agiye gusinzira akiri umwana muto, bamwogosha umusatsi wo ku mutwe n'uwo hasi, ubwo murabyumva hasi murahumva, barangije barawutwara. Urumva ni nk'uburozi baramaze kumushyiramo. Arangije aryamye ngarota umubiri we cyangwa se urugingo rwe, reka sinabwita ngo ikimwami Imana ishobora byose, mbega ibihimba vyirondoka mu Kirundi niko mubyita, twebwe mu Rwanda urumva ni imyanya y'ibanga. Ngarota uwo mwanya w'ibanga we uryamanye n'umukecuru wapfuye mu mva. Urumva kuba ugize iyo myaka nta gushaka n'ubundi ntibizanagukundira. Biravuze ngo we n'uburozi, ariko Imana yaguhishuriye impamvu nta rugo ufite, nta buzima ufite, nta kindi cyabiteye. Ariyo mpamvu bene uwo muntu yisanga mu byaha by'uburyo bumwe, ariko kudesida ngo avuga ati ndazomwe ntago bikunda. Umva rero Imana yaguhishuriye yuko impamvu ibyo bikubaho ukagize iyo myaka wagize, ndimo nkubwira, bigatuma nta no gushaka bikugoye, nta mpamvu ko wisanze usanga umwanya w'ibanga uryamye mu mva na wa mukecuru ukoreye bya bindi. Ariko ndahari ko tugusengere, ndahari ko tukubohore mu izina rya Yesu. Imbaraga zirahari mu butware bw'ijambo ry'Imana. Nababwiye ngo iyo usomye imyongere mbigarukemo nk'uko nabivuze ubushize umunsi wa 12, ni ukuvuga ngo inzozi niyo nzira yonyine Imana ivuganaho na buri muntu, n'undi muri kumwe ntabashe kubimenya. Bivuze rero ngo wowe twarimo tuganira, Imana ikurinde, kandi sabo gusa ko mu kanya cyangwa umunsi w'ejo tuzaganira icyo bitiye ikiganza. Ko abantu benshi mugira ibibazo, abana bakabura ubwenge, abandi bakabura, ukibaza ni biki bakora, ko kumbi hari imbaraga mbi zahageze. Uwo muntu arota ko igitsina cye cyangwa se imyanya irondoka ye kiryamanye kiri mu mva, ntabwo ari kirambitse mu mva n'umukecuru yarakutwaye aho hantu, kandi nta kiriho. Twara n'ubwo bwenge bwawe kugira ngo ubure uburyo ariko komera wicika intege. Ndahari kugira tugusengera Imana, ndahari kugira ngo tugukomeze. Hanyuma nongera kubwira undi muntu umwe, nawe ari mu Faransa turi kuganira, ngo yarose abona umugore we amusiga mu buri arigendera. Yagiye we, ariko n'ubundi hari mpfa kumugarura. Yagiye kera mu mutima igisengo ko agiye kugenda, ariko hari impamvu. Wasenga Imana ukuzura imbaraga, wasenga Imana ukakomera, kandi Imana ikurinde. Ndongera kubwira undi muntu nawe bamwe ngo yarose abona document yatanze muri immigration muri Amerika, ngabona ngo inzoka inyuraho ikagenda, ubundi hakanyuraho utundi dusimba tukagenda, ngo kandi akabona ntibashaka kuyirebamo ahubwo dutondagira. Ndagira ngo nkubwire ngo haguruka dusenge, nimero yangira aho ngaho, umuhamagare nkubwire mwibanga icyo bivuze. Menya ngo Satani arashaka kuriganya dosiye, kandi dosiye imaze kugera hafi mu biganza byawe. Imana ibahe umugisha, Imana ibatabare, Imana ibarengere, Imana ibakomeze, kandi Imana ibumve, kuko twari kumwe tugiye gusoza. Imana ibane namwe umunsi wa none, umunsi wa 12. Imana ibashoboze muri byose,
wambara imbaraga z'Imana kandi ukomeze uhamagare. Nimero ni iyi ngiyi munsi barayikwandikira. Turacyari kumwe bw'abera ministries. Hanyuma Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, ugwize imbaraga kandi uhamagare tugusengere, twirukane iyo myuka mibi yose n'izo mbaraga mbi zose. Nyabune kumva ijwi ry'Imana kandi ushingire ku ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo warose, ni muri Yeremiya 23 ngo nuko warose agera uturura mugenzi w'iby'ukuri. Imana yemera inzozi, niyo munyanzigarukaho. Imana rero baha umugisha, ibakomeze mwese. Ndabashimiye nakagaruka, mukomeze mukore comment, mukomeze mutwandikire kandi no munsi kuri channel YouTube mutwandikira ibyifuzo byanyu. Abaca mu gikari nta kibazo, turi kumwe namwe. Imana ibaha umugisha, mugubwe neza. Ariko uwo musore n'abandi mwahamagara tugafatanya gusenga Imana. Imana ibamera umugisha. Murakoze, bye bye. Nakagaruka. Imana nyiricyuro, nyirubutware, nyirubushobozi, ndasenze mu izina rya Yesu nguca inzira ahatagaragara uhagaragaze, kandi bambara imbaraga zo kurwana urugamba, bashyigikire muri byose kandi bambika imbaraga, bahe gutsinda. Nirukanye imbaraga mbi, ntaraganje kubise hasi ubutware bw'abadayimoni, ntatanije imikorere ya Sekibi. Mwamukomeza umugisha mu izina rifite imbaraga, kandi twese mwamuduhembure Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, 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 shalom.